Yes, nabasuhuje cyane mwese mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Turashimira rero, dutangira dushimira. Rwose reka nongere nshimira abantu bakanze kuri like na subscribe. Abantu barimo gutuma channel igenda yigira imbere. Ibyo ngibyo rwose ni iby'agaciro. Abantu baje gusanga nta kintu na kimwe bibabangamiraho, baravuga bati reka tujye dukandaho nta kibazo rwose, kugira ngo nayo iyo channel nayo yigire ijuru. Bene abe rero abakoze ibyo turabashimiye cyane. So turi muri forex hano. Forex trading ni umwuga bisaba yuko umuntu niba yiyemeje kuwujyamo ni process. Ni umwuga uba uzafata igihe kitari gitoya kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ngo arawumva neza, ariko byibura uko nyine ushyiramo ubushake, uko urushaho kuwukunda, nawo niko ugenda ugira ibyo ukwereka, ukwigaragarizamo. So ahangaha rero ni ukuvuga ngo ku itariki 16 ubwo n'ejo hazaza hari amakuru, ni ukuvuga ngo hari consumer price index. Consumer price index, kandi aya makuru azamuvinga isoko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi mu buryo bwihuse. Hano baratubwira bati the core consumer price index ariyo CPI measures the changes in the price of goods and services excluding uvanyemo food and energy. Uvanyemo food and energy, ni ukuvuga ngo ni ukureba imihindagurikire y'ibiciro y'ibicuruzwa ndetse na serivisi, ariko uvanyemo ibishobora kuribwa ndetse n'ibijyanye na energy, ibindi byose bigurishwa hakarebwa change mu biciro, ariko in terms of percentages, muri percentage. Noneho bakatubwira ngo a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD cyangwa se for the currency. Ni ukuvuga ngo percentage niza ari nziza ejo, niza ari nziza percentage, aya ni amakuru. Ibi ngibi ndimo kuvugaho ni ibijyanye na fundamental analysis muri forex trading. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bitatu by'ibanze umuntu agomba gufokasingaho igihe ari muri forex. Icya mbere ni kumenya ibijyanye na technical analysis muri forex. Icyo ni icy'umumaro. Icya kabiri, kumenya fundamental analysis, kumenya gusoma no kumva no gukoresha amakuru. Icya gatatu ni sentimental analysis, cyangwa se kumenya kujera ibijyanye n'amarangamutima. Izo area ukoresha iyo umuntu ashoboye kuzishyiramo imbaraga, hari byinshi bigenda bihinduka mu buryo bwiza. Nubwo nababwiye ngo forex ni process, mu buryo bwiza kugira ngo umuntu ashobore kugira ayakorera mu buryo bwose ubona yuko bumunejeje. Ni ukuvuga ngo kuva ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu forex nibwo birimo gukorwa. Ni ukuvuga rero ntabwo umuntu avuga ngo umusaruro wanjye w'umunsi, oya, umusaruro byibura muri average tureba umusaruro w'icyumweru, kubera ko umunsi umwe ushobora kunguka undi ugahomba, ariko byibura generally mu cyumweru ukavuga uti nakoreye pips zingana gutya. So urumva rero aya makuru arahari ejo mu masaha ya 9:30 z'umugoroba z'ejo itariki 16. Ni ukuvuga ngo rero aya makuru azazana impinduka zikomeye ku mapeya, kuri currency pair zirimo amadolari by'umwihariko. So ahangaha rero ku bantu bazi gucuruza amakuru bashobora kuzarushaho kubyungukiramo, cyangwa se umuntu akamenya akavuga ati ngewe kubera ukuntu amakuru aba yihuta, ndabona Serge urakoze cyane kubinyibutsa ko ngomba kuzareba kuri aya makuru, nkirinda kuba nkiri mu isoko, ahubwo nkaba narisohotsemo ntakirimo gucuruza, kugira ngo ayanjye naba nakoreye mu gitondo ntaba nayatakaza kubw'impamvu z'ayo makuru. Hari ubwo abantu baba bari bize, wenda umuntu yibuke no kureba kuri website nk'iyi ngiyi. So ubwo rero reka turebe nko kuri GBP USD, turebye ku bijyanye na analysis y'isoko cyangwa se kwiga isoko. GBP GPY tuyirebyeho muri daily time frame, urabona iyi ni strong resistance, ngira ngo biragaragara.
iyi nayo ni support. Ahangaha biraboneka rwose kubera izi rejections zagiye zibaho. Ahangaha isoko ryahafatiraga icyo twita liquidity mbere y'uko bigerageza kuzamuka, nubwo bitakunze mu buryo bufatika. Rero hano urabona ko mu by'ukuri turebeye muri time frame ya day cyangwa se y'umunsi, opportunity twashaka ni izijyanye no guseringa muri iri soko, ni izijyanye na seri. Ni ukuvuga ngo iyi ni day, reka tujye mu masaha ane kubera ko niho ducira key levels mu buryo bufatika. Nari naziciye, ni ukuvuga ngo iyi ni strong resistance iragaragara, the strongest support ni iyi ngiyi yo hasi, kugira ngo nabyo biraboneka. Ni ukuvuga rero iri soko mu by'ukuri rifite momentum y'ubumanuka, ariko ntabwo aba basellers bari strong, ntabwo bari convincing enough ku buryo donc muri uyu mwanya ndimo kubereka, kuko isoko ririmo riragenda rwose, ariko ntabwo urabona ko ntabwo batugaragariza imbaraga ku buryo dushobora, ubundi twagashatse opportunity yo guseringa muri iri soko, habaho kumanukana naryo mu by'ukuri, ariko ndabona abasellers badafite momentum, ntabwo iri that strong mu buryo bwo kudukonvisinga kugira ngo umuntu nonaha muri aya masaha y'ikigoroba abe yakwinjiramo. So ubwo rero urumva, ntabwo navuga ko ubu nonaha mu by'ukuri, ntabwo navuga ko hari selling opportunity. Tugomba kuba ni ugutegereza, ariko ubwoko bw'isoko bwo nkuruye biragaragara ko this is a ranging market, this is a range bound market, nk'uko birimo kugaragara. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko wenda reka mfate iki cyose kiri hano, mbere y'uko ibi bibaho, ibi byose nsakorinze gutya kize muri rectangle, mbere y'uko ibi byose bibaho, mu by'ukuri ubundi ugiye kwitegereza neza usanga iri soko ryari trending, iri uptrend. Ni ukuvuga ngo iyi ahangaha niho aba buyers bagaragarije imbaraga mu buryo bukomeye, batangira gupushinga isoko nk'uko bigaragara. Iyi ni bullish hammer cyangwa se pin bar. Ahangaha ni ukuvuga ngo aha niho umuntu yari bwinjirire, gusa ipfundo ni ukubanza umuntu akamenya ubwoko bw'isoko yinjiyemo iryo ari ryo. Urumva rero habayeho impassive move nk'uko bigaragara, hanyuma haza kubaho retracement. Ahangaha twari gushaka aho kwinjirira naho, mu gihe retracement ibaye tugomba kwinjira igihe impassive move igiye gutangira tukabona kwinjira. So urumva rero iyi move yarabaye ya impassive, handi isoko riforminze higher high and then risubira inyuma, ariyo retracement. Iyi ni higher low, iyi ngiyi ryagaragaje candlestick signal, iyi ni doji. Hari opportunity yo kwinjira ku muntu wakurikiranye GBP GPY uyiba hafi. Ibi ngibi ntabwo ushobora kuyibona itabiba, donc ibanga ahantu riri ni ugufata peya runaka, niba hari izo uhisemo, niba ari ebyiri, niba ari eshatu, niba ari enye, ukaziba hafi umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, kandi umuntu akirinda kugenda azihindahindura, ngo uyu munsi zari eshatu zitwa gutya, ejo bundi urahinduye ugiye ku zindi zitwa ukundi. Oya, ntabwo ibyo biba ari byiza. Zibaye eshatu, zibaye enye se, ariko ukavuga uti izi ngizi ngewe nizo mba hafi. Zibaye eshanu se, cyane, kuko n'ubundi ntabwo dutegetswe ko tugomba gucuruza buri munsi. We trade when there is an opportunity. So iyi ngiyi rero murayibona ni ranging market nk'uko bigaragara. So ku bantu rero bashyashya, hari abantu baba ari bashya rwose bavuga bati nanjye ndashaka kwigira buno bumenyi rwose, ubwo twazapanga nimero yanjye biri muri description, ukazareba Serge nyine tukavugana, tukareba uburyo twanoza umurimo. Cyiza, uyu ni umwuga uba uzahoraho, ntawe wenda kujya, tuzagenda natwe tuwusiga. Uyu ni umwuga w'igihe kinini, kandi ni ubumenyi ugira ukabugumana, ntaho bwenda kujya. Buriya icyo umuntu yize neza arakigumana, abakigendana. Niyo mpamvu icyo wabitangaho cyose uvuga ngo urimo kugira ngo ugire ubumenyi, burya
ntabwo wabyita ntabwo wavuga ngo uratakaje uko byagenda kose, uko burarahurwa. Burarahurwa. So urumva iri soko riramutse rero aba baselazi nk'uko bigaragara baramutse habayeho gushyiramo imbaraga bagapushinga iri soko, ahandi hantu ryaza uvuga ngo rigeze ahangaha kuharenga bishobora kugorana. Sori gatoya, kuharenga bishobora kugorana, cyangwa se rikomeje ahandi strong support iri ahangaha, hanyuma bapushinga abaselazi baharenga, indi strong support iri hasi ahangaha. Iyo yari GBP JPY, ariko ubu ntabwo igihe cyo kwinjiramo ubu ngubu ntabwo kiragera. So indi pair nagira ngo turebeho gatoya ni CAD GPY, ni ukuvuga ngo ni amanyakanada ku mayapani. Naho uko bigaragara nk'aba day trader twinjirira mu isaha imwe, hanyuma tugakoresha n'ubu buryo bwa kwiga isoko duhereye mu bihe binini cyangwa se time frame nini. Ni ukuvuga ngo hano mu by'ukuri nk'uko bigaragara the strongest resistance dufite ni hano hejuru, aha hejuru ahangaha nk'uko bigaragara, ngira ngo birasobanutse, nyishyizeho biragaragara neza. Hanyuma the strongest support dufite nayo hari iyi ngiyi, yego hari iyi ngiyi, hanyuma kandi hakaba nanone iyi iri hasi aha. Ni ukuvuga ngo ikindi key levels duciriye mu munsi zifite uburemere kurusha izacibwa mu masaha ane, n'izo duciriye mu masaha ane zifite umumaro cyane kurusha izo twasanga mu isaha imwe. So ni ukuvuga ngo icyerekezo cy'ukuri tukimenya iyo tugiye muri time frame nini, nibwo tukirushaho kukimenya neza. So iyi ni ranging market nk'uko bigaragara. Ni ukuvuga ngo tugiye mu masaha ane ngo turebe niba hari opportunity ahantu dushobora kwinjirira muri iri soko. Dushobora kwinjirira muri iri soko rya CAD GPY. Reka twigire hano turebe. Urabona iyi yari engulfing turebeye mu masaha ane, ikirangira twagombaga kwinjira muri iri soko, ariko momentum ya bearish movement ntabwo imeze neza, nayo ntabwo iri that attractive, ntabwo iri attractive. Ni ukuvuga ngo iri soko duhereye ahangaha hasi ahangaha, ni ukuvuga ngo urabona ko ni trending, iri uptrend. Biragaragara hano washoboraga kwinjira hano, urumva iyi momentum yose yabaye, ushoboraga kugira icyo ayironkaho nk'umusaruro akoze igikorwa cyo kubayinga muri iri soko. Noneho urabona ko hano ryakoze retracement, ritanga amahirwe yo kongera kuryinjiramo, rikora impassive move, rikora retracement. Hano naho umuntu yari bushaka uburyo yinjira, ryongera reforminga, rikora impassive move, nanone habaho indi retracement, ariko risubiyeyo ritangira kurenjinga. Ni ukuvuga ngo igihe cyose isoko rikoze movement nini hahita hatangira kubaho gusa nk'aho riruhutse, ubwo nibwo habaho ibijyanye na ranging. So ubu nonaha rero isoko rirangije kurenjinga hano, rya breakinze resistance. Ubwo rimaze kuyibreakinga, urabona ryaraje ryikoza hano, ariko habaho bearish engulfing, tugaragariza ko isoko rigarutse, rigiye kugaruka mu by'ukuri rimanuka, ariko ntabwo abasellers bafite momentum ifatika. So ubwo rero ahangaha turarindira turebe niba twahabona a buying opportunity, kubera yuko iri soko ryahindutse n'ubundi trending iri uptrend mu ifatika. So ubwo rero opportunity yo kwinjira muri iri soko ntabwo iraboneka, ko dutegereje the candlestick signal yadufasha kugira ngo dushobore kuba twakwinjira hano to buying. So ubwo reka turindireho gato turebe niba biri bukunde, cyangwa se bikomeze rikarenjingiramo hagati ahangaha. Urumva pair ni ukuyiba hafi, umuntu agakomeza agakurikirana atuje nk'umuntu ukunda umwuga wa forex, kugira ngo umuntu aze kwinjira ahantu hakwiriye, umusaruro mu by'ukuri ube washobora kuboneka. So rero ni ugukanda kuri like and subscribe kugira ngo aya makuru ajye abageraho ku gihe. Hari n'andi
ajyanye na crypto vuba aha ngaha ngomba kubagezaho. Turi kumwe cyane.